dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Arakubita mu bitugu ngo vuga ngo rangurura uvuge cyane, ubwire abantu banjye ngo nimuhunge. Ndakomeza ndavuga mbwira abantu ngo nimuhunge. Agenda nyina sunika tugenda nk'ibisiga sunika. Ndavuga ngo nimuhunge. Noneho ngo mpageze ngiye kubona mbona nsanga ya mvura yahise. Ariko ubwo yahise ngo mbona habaye ukundi. Hari ibiti bigufi bijya bikura bigafatana bigakora ibintu bimeze nk'ibihuru. Nagiye kubona mbona habaye ibihuru, ahandi ngiye kubona mbona ivumbi ririmo riratumuka ryapfutse kugira ngo uzarebe ahantu bikomeye kuko hari ivumbi ryinshi. Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko nagukuye mu mage intambara. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Nshuti bavandimwe bene data, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Ndabifuriza amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amazina ni Umuhoza Clement. Ndashima Imana cyane mu gitondo cy'uyu munsi kuko yabanye natwe ndetse ikomeje kuturinda iminsi yose. Mfite n'ishimwe ngiye kubanza gutambutsa mu kanya, n'ishimwe rikomeye cyane bitewe nuko Uwiteka Imana yacu yaratuneshereje ivuguruza cyangwa se inyuranya imigambi ya Satani yari afite ku bugingo bwacu. Ndashima Umwami Yesu cyane. Rero kuri uyu munsi ngarutse n'ubundi nje kugira ngo nongere mbagezeho ubundi butumwa nanone bukomeye, ubutumwa dukesha mwene data Francine kuko afite ubutumwa bwinshi Imana yagiye munyuzamo. Hari ubundi rero n'ubundi adufitiye ari buze kuba aduha mu kanya, ariko mbere y'icyo gihe reka tubanze dushima Imana. Ndagushimiye Uwiteka mucunguzi wanjye, ndagushimiye Mwami w'abami, Mana ikomeye cyane, Mana nyiri imbaraga zose no kumenya. Urakoze kuko wabanye natwe muri iyi minsi yose itambutse, si kubw'ububasha bwacu, ntabwo ari kubw'uko tuzi kwirinda cyangwa se si kubw'ubutoni turusha abandi kuri wowe ngo biba ari byo bidutera kuba tukiriho, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi utugirira. Urakoze kuko wandinze ukarinda na bene data. Turagarutse n'ubundi ngo dusangire ijambo ryawe, tunumve imbuzi zawe kuko wari utuburira ku manywa na nijoro kugira ngo turusheho guhora twiteguye kandi amatabaza yacu yaka muri iki gicuku cy'iyi si. Nuko uherekereshe ijambo ryawe n'imbuzi zawe imbaraga n'ibimenyetso kugira ngo uzumva wese azizere. Twe nta magambo dufite, yaba njyewe yaba mwene data Francine, nta magambo dufite ashobora kwemeza abantu, ariko Uwiteka wowe ubasha kurondera imitima yacu ukamenya inyota ya buri muntu, ngwino haze buri wese uzumva. Urakoze yuko ugiye kubana natwe, ngaho niwakira ishimwe ngiye kugutura, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Yewe ruzabibu rwanjye wese wakennye iki kukiwe rindi, yewe Burundi we nagufumbiye uko bikwiriye nkakuvomere. Ikaze rero bene data mwese, nkomeje gushimira abantu batwereka yuko badukurikirana, abakomeje gushyiraho commentaire mwese ndabashimiye cyane. Muri iyi minsi commentaire zariyongereye ndetse na like zariyongereye. Ndashima mwese mwagiye mukora subscribe, ni byiza cyane burya iyo umuryango uri kugenda waguka
nibyerekana yuko abantu bafashe umwanzuro ujya mu ijuru ari benshi, nubwo wenda hashobora kubonekamo bamwe bashobora kuza wenda bafite izindi gahunda, ariko abo nabo nta kibazo bagomba kuza. Nimuze rwose mwumve igituruka mu kanwa k'Imana, muze mwumve icyo ijambo ry'Imana rivuga, muze mwumve icyo Uwiteka yashyize mu mitima yacu kugira ngo tukibasangize kandi natwe twungukiremo, kuko ntitubabwira nk'aho twageze iyo tujya, ahubwo natwe turi mu nzira ijya mu ijuru. Nuko rero niyo mpamvu tuba twifuza kungurana, nkababwira nti rwose njye nkunda commentaire, kandi nk'uko mwabibonye nkunda kuzisubiza cyane. Iyo biri ngombwa ndazisubiza, kandi commentaire yawe byanze bikunze nyishyiraho agatima ko kukwereka yuko nayisomye, mba nayisomye rwose, ndetse hari na nyinshi ngenda nsubiza. Rero Imana ibaha umugisha kandi bakomereze muri uru rugendo. Mfite ishimwe rero, mfite ishimwe ntuye umukiza wanjye Yesu Kristo kubw'uburinzi bwe. Mu ijoro ry'ejo, ni ukuvuga ngo ikiganiro kimaze gutambuka, wa munsi muheruka kubonaho cya kiganiro kivuga ku madini yishyize hamwe mu cyitwa RIC, ni ikiganiro kitashimishije Satani na gatoya, kuko gisa naho cyamukomye, ni ukuvuga ngo cyamubabaje, kuko hari amabanga menshi yavugiwemo, kandi hari abantu benshi bafashe umwanzuro wo kwitandukanya n'amadini. Kwitandukanya n'amadini ni ukuvuga no kwitandukanya n'umwuka wa kidini, kuko ni umwuka wa Satani. Hanyuma ibyo ngibyo kandi ntabwo Satani abyishimiye. Satani kandi yari yatangiye kurwanya iki kiganiro kuva mu gitondo ngitangira kugikorera record, kuko ubwa mbere naragikoze rwose mfata amajwi nibwiye yuko nayafashe neza, ngiye kuyaplayinga nyuma nkirangije nsanga rwose amajwi yose yapfuye, binsaba kongera kugitangira bundi bushya. Ni ukuvuga ngo tuba dufite urundi rugamba turwana mbere y'uko ibiganiro tubagezaho bibageraho. Rero mujye mutuzirikana, mudusengere cyane. Satani ntiyabyishimiye ndetse byaramurakaje cyane, niyo mpamvu rero yagambiriye kungirira nabi njye n'umuryango wanjye. Bigeze nijoro, uwo munsi wari wiriwe twabuze amazi hano, tujya tugira ikibazo hano tukabura amazi. Noneho hari robine imwe itari ifunze, noneho amazi yaje kuza nijoro twasinziriye, amazi aruzura, yuzura lavabo cyangwa se ahandi bogereza, ngira ngo hari bamwe babyita sink. Kubera rero hari harimo amasahani, ntabwo amazi yamanukagamo neza, nuko amazi aruzura atangira kumeneka. Yamenetse mu ijoro, yamaze umwanya munini ameneka kuko ntitwabimenye, ndetse ngiye nagiraga ngo ni imvura iri kugwa, kuko hano turi muri periode y'imvura. Nuko tukagira ngo ni imvura iri kugwa hanze, kumbi amazi yagiye aruzura, yuzura mu nzu yose. Icyo nshima Imana rero si uko amazi yamenetse gutyo, ahubwo nuko muri ayo mazi, murabizi abafite multiprise mu nzu, multiprise ni cya gikoresho cy'amashanyarazi ucomeka muri prize, ariko gifite utundi tuntu twinshi ushobora gucomekamo telefone, computer n'ibindi. Ibyo bintu murabizi ko biba biteretse hasi inshuro nyinshi. Amazi rero yaruzuye kugera ubwo yaje akagera kuri multiprise, ariko wumva igitangaza cy'Imana. Ubundi ziriya multiprise ntabwo ziba zikoze mu buryo zitinjiramo amazi, zikoze mu buryo amazi ashobora kwinjiramo, kuko ntabwo zagenewe guterekwa ahantu hari amazi. Rero amazi yaraje agera muri multiprise ya mbere yo mu cyumba cyacu, agera no mu ya kabiri, ariko ikintu gitangaje nuko amazi atigeze yinjiramo, kuko iyo yinjiramo byari kuba ibindi bindi. Ubu mwashoboraga kuba muri kumva izindi nkuru zitandukanye n'iyi ngiyi ndi kubabwira yishimwe, kuko Imana yohereje abamarayika bayo baraza bakingira izo multiprise ko zinjiramo amazi. Byarashobokaga yuko amazi ahura n'uwo muyaga nkuba cyangwa se n'iyo electricité bigatera court-circuit mu nzu. Byarashobokaga yuko ayo mashanyarazi ajya muri ayo mazi, kuko amazi ni bon conducteur du courant. Abize electricité murabizi, umuriro ushobora kugendera mu mazi. Byarashobokaga ko umuntu amanuka ku gitanda yaba agikandagira muri ayo mazi, kuko amazi yari yuzuye ahantu hose, nyine umanuka ku gitanda utuyagwamo. Nuko wayakandagiramo ugahita uba electrocuté, umuriro ugahita ugukubita nyine. Urumva rero ibintu byari kuba. Imana ishimwe cyane yuko ibyo bintu yabiturinze. Nahise mbibona ko ari igitero Satani yari yagabye kugira ngo atere amarira mu rugo kubw'ifuha dufitiye. Ariko ndabashimiye mwese abajya badusengera, amasengesho yanyu saye ubusa. Mboneraho no kubwira abantu nti rwose isengesho rya nijoro mbere yo kuryama ntimukaryibagirwe na gato. Ndabyibuka abana bari bagiye kugenda tudasenze, bari bagiye kujya kuryama tudasenze, ariko ndababwira nti mugaruke dusenge, mugaruke dusenge. Ntabwo nari nzi impamvu mbikoze, nuko mu kugaruka turasenga, nyine dusaba protection y'ijoro. Ubwo urumva ko hari impamvu Imana yatumye nyine dukora ibyo byose, yagiraga ngo iturinde. Rero Imana ishimwe cyane kuko yaturinze, twese turi bazima. Nubwo bwose iryo joro nyine ryabaye ry'akazi katoroshye, murabyumva, kuko ubwo urumva twakangutse mu masaha 8 n'igice, hakurikiraho gukoropa kugera mu masaha 10,
urumva gukoropa ayo mazi angana atyo yari menshi cyane pe, ni ibintu bitari byoroshye, ariko turashima Imana yuko twese turi bazima. Iryo rero niryo shimwe nari mfite mu mutima wanjye ntabura kuvuga rwose, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mubibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Rero nshimye Imana kandi namwe dufatanye kuyishimira. Reka rero mbareke dukurikirane ubutumwa bwa mwene data Francine, n'ubundi Imana yamugejejeho ni ubutumwa bukomeye bwo mu bihe bya nyuma, ubutumwa buvuga ku mvura y'impangukano igiye kugwa. Rero Imana hari icyo isaba abantu bayo muri ibi bihe. Reka rero mbareke mukurikirane ubutumwa, njyewe ikiganiro naho ubutaha. Amahoro ya Yesu akomeza abane namwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro bene data. Shimye Imana mu mutima wanjye, ndahimbaza izina ry'Uwiteka Imana nyir'ibihe kubw'ubuntu ingiriye kugira ngo mbashe kuvuga gukomera kw'Imana, mbashe kuvuga kugira neza kwayo. Icyubahiro ni icy'Umwami w'abami. Aya masaha ndashima Imana cyane kuko ibumbuye akanwa kanjye kugira ngo kavuge kamamaze ineza y'Imana. Ni iby'agaciro gakomeye iyo umuntu agiriwe ubwo buntu, iyo umuntu agiriwe izo mbabazi, ni iby'agaciro, ni iby'icyubahiro, ni ibyo kuratwa ntawabona ukuntu abivuga. Ni ibintu bitangaje cyane. Ni ukuri njyewe mfite ishimwe mu mutima wanjye rirenze uko narivuga, ariko ndashima Imana. Rero Imana yampaye ubutumwa hashize iminsi, ariko ntabwo nabashije kubona uko mbutambutsa muri iyo minsi. Nabonaga bitanyoroheye, nkibaza uko nabutambutsa, nkibaza uko nabigenza. Icyo gihe mbese mbona birangoye, kandi nabuhawe mbwirwa ngo genda uvuge, urangurure, ubwire abantu bahunge. Ariko ndangije mbona nta nzira rwose, mbona birangoye pe. Cyo genda komeza nsenga Imana, mvuga se ndabigenza gute, nzakora iki se kugira ngo mbuvuge. Noneho gerageza kubwira abantu bake nabashije kubwira, gusa numva nabwo ahari ntibihagije, kuko nahoraga numva ijwi mu mutima wanjye rimbwira ngo vuga, mbese nkumva nakoze nk'icyaha, ndimo ndica urubanza kubera ko ntavuga, ariko nkabona inzira mbese nabicishamo, nkumva rwose biranguye. Icyo gihe nahise nyine mbwira abantu uko nashoboye kubabwira, kugira ngo numve ko uwo mutwaro nawikuraho, kuko numvaga ari umutwaro umvuna ugahora undemereye cyane. Rero kuko igihe cy'Imana kijya kigera igaca inzira cyangwa se ikikorera nk'uko yabigambiriye, ndashima Imana ko yaciye izindi nzira kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe kandi bwamamare, bugende bugera aho bugomba kugera, kandi abantu b'Imana babashe guhembuka. Ndashima Imana cyane ku muyoboro Imana yashyizeho kugira ngo n'ubu butumwa butambuke. Imana ihe umugisha mwene data witanga kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe, ubutumwa bwiza buvugwe. Imana ihe umugisha bene data bose bakora umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo ku mpera zose z'isi ubutumwa bwiza buhagere. Ejo hatazagira umuntu uvuga ati se numvise, akagira icyo yireguza. Niyo mpamvu Imana ica inzira zose ndetse igahagurutsa abantu bose ishatse guhagurutsa kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza. Kuko Imana yacu ntirobanura ku butoni, ntabwo itoranya igendeye uko umuntu asa, uko areshya, uko angana, aho avuka. Reka da, Imana yacu ikoresha uwo ishaka gukoresha mu gihe cyayo. Ndashima Imana rero, n'iby'agaciro gakomeye. Ngiye kubabwira iby'Imana yambwiye muri icyo gihe, bibaye ngombwa ko bitambuka mu gihe nk'iki. Imana nihabwe icyubahiro. Hari amagambo Imana n'ubundi yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nayo nyababwire, ajyanye n'ubu butumwa bwiza. Tubugenzure, tujye tugenzura ibihanurwa byose, tubigenzuze ijambo ry'Imana. Mwuka wera w'Imana twahawe adufashe kugenzura ibyo twumva, kugira ngo twe gupfa kumiragura ibije byose. Hariho kwiyoberanya gukomeye k'umwanzi muri iki gihe. Bavandimwe bene data, tujye tugenzura ibyo tubwirwa, ibyo twumva,
kugira ngo ahari tutamiragwa n'ibitari ngombwa, tujye tugenzuza umwuka w'Imana twahawe, ijambo ry'Imana, tugenzure ibihanurwa, ese ibi bintu ni ukuri cyangwa ni ikinyoma, kugira ngo ejo tutazagwa mu mutego. Imana idufashe cyane. Kadusabe muri Maraki ibice 3, turasoma umurongo umwe gusa wa 19. Haravuga ngo, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Reka dusome no muri Matayo ibice 24, turahera ku murongo wa 4 turageza ku wa 14. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka, bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi buzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Amen. Imana ishimwe cyane. Ayo magambo ntacyo nyasobanuraho, kuko ajyanye n'ubundi n'ubu butumwa ngiye kuvuga. Ubwo nagiye kubona mbona ndahantu, nabonaga ari ahantu mu kazi aho nakoraga muri icyo gihe. Mu gihe nari mpari nagiye kubona mbona hakubye imvura iteye ubwoba. Mbona imvura irakubye, ya mvura mbi cyane, mbese ubona iy'igikuba abantu bakavuga bati turashize turashize. Noneho ngiye kubona mbona imvura itangiye kugwa, izirimo umuyaga mwinshi, izirimo inkuba, imirabyo, mbese bikomeye. Imvura iragwa, ibintu byinshi birasenyuka, nyine urumva imvura imeze gutya yangiza ibintu byinshi cyane. Noneho ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo iri ni itangiriro ryo kuramukwa. Ako kanya mara guhabwa iryo jambo, nahise numva usa n'umuntu anturutse inyuma mu bitugu. Numva aranzamuye, mbese numva amfashe mu bitugu, imbaraga ziranzamura, zari zimuri, imbaraga yari afite numva ziranzamuye, turazamutse mu kirere njye nawe, ariko ngira amatsiko yo guhindukira ngo ndebe mu maso ninde ufashe mu bitugu. Nkagerageza guhindukira ngo murebe mu maso, ariko biranga ko mureba mu maso, biranga neza, biranga. Ubwo ko ndwana no kumura mu maso, bakomeza kugenda nkomanga mu bitugu, mbona dutangiye kugenda nk'ibisiga mu kirere, turatambika ikirere cyose. Ubwo uko tugifata ikirere, arambwira ngo bwira abantu banjye ngo nimuhunge nimuhunge nimuhunge. Ubwo ndakomeza turagenda, tugenda nk'ibisiga, mbona ngo turatambika ikirere cyose turagenda. Noneho kwa kuntu umuntu ashobora kuvuga, wageraho kumbusa nk'ushaka gufatamo akaruhuko, noneho numva atangiye kunkubita mu bitugu. Arakubita mu bitugu ngo vuga, ngo urangurura uvuge cyane, ubwira abantu banjye ngo nimuhunge nimuhunge nimuhunge. Ndakomeza ndavuga mbwira abantu ngo nimuhunge nimuhunge nimuhunge. Agenda nyine asunika tugenda nk'ibisiga, asunika. Ndavuga ngo nimuhunge nimuhunge nimuhunge. Twarakomeje turazenguruka ikirere cyose, mbona turakizengurutse, sinamenye ngo tugeze he, sinamenye ngo duhereye he. Ngena aho nahagurukiyeho niho narinze, ariko aho twageze simpazi. Twarakomeje ikirere cyose turagenda turazenguruka. Nkomeza ndangurura mvuga ngo nimuhunge, ndavuga nuko
uko navugaga nagiye kubona mbona abantu uko bagahagaze ku butaka ku isi n'ubundi mbona ngo abantu bari abantu benshi bamwe mbona bagenda banyuranamo bihuta nyine abantu bari bize mu mirimo itandukanye mbona nta n'ubyitayeho ariko ngiye kubona mbona abantu bake barahagaze ibintu bakoraga babiretse bashyira hasi barahagarara bareba hejuru bagira amatsiko yo kuvuga ngo ese iryo jwi riravugira he iryo jwi riravuga iki mbona bagize amatsiko imitwe mbona barayizamuye barimo baritegereza hejuru uvuga baritegereza nanjye niko nkomeza ndangurura mvuga ngo rimuhunge ndakomeza ndarangurura kugeza igihe twageze ahantu noneho mbona uwari umfashe mu bitugu mbona sinkimubona nibwo nagiye kubona mbona n'ubundi ngo nisanze ku butaka hasi ku isi n'ibirenge byanjye ndahagaze noneho ngo mpageze ngiye kubona mbona nsanga ya mvura yahise ariko ubwo yahise ngo mbona habaye ukundi aho hantu mbona ngo nta bantu bahari nagiye kubona mbona igice cy'abantu bamwe ntibagihari hari ahantu hari abantu bari hari n'ahandi igice cy'abantu mbese batagihari hari ibiti byaragiye birafatana urabona ukuntu hari ibiti bigufi bijya bikura bigafatana bigakora ibintu bimeze nk'ibihuru nagiye kubona mbona habaye ibihuru ahandi ngiye kubona mbona ivumbi ririmo riratumuka ryapfutse kugira ngo uzarebe ahantu bikomeye kuko hari ivumbi ryinshi noneho ngira amatsiko yo gushaka kumenya iri vumbi riraterwa n'iki ngiye kubona mbona amamashini urabona ari amamashini akora imihanda biriya bimashini nyine bikora imihanda nagiye kubona mbona ibyo bimashini birimo biragenda bihinga aho hantu bihahinga bikata birandura bya biti bigenda bikubita umva mbese ari ivumbi gusa n'amamashini utamenya ibyo ari byo noneho ngo ndibaza ngo se ubundi aba bantu ubwo iyo baza kuba bahari aya mamashini bari kuyakira ngo se ubundi byari kugenda gute noneho nanjye ngo nibaza ukuntu ngiye guca muri izo mashini zari imashini zakoraga ku buryo zari nyinshi zikajya zikoranaho kugira ngo uzabone akayira ko kuzicamo hagati byari bigoye noneho mu gihe nkihagazeho mbyitegereza sinzi ukuntu Imana yamfashije ngirirwa ubuntu mbona ndiciyemo gutya hagati mbona ndagiye noneho ndagenda mbona ngeze n'ubundi mu gice kirimo abantu nibwo nisanze hahandi mu kazi aho nahagurukiye aho nakoraga nyine noneho ngo mpageze mpasanga umuntu w'umugabo yari umugabo ubona ko akuze noneho ngo uwo mugabo yari amaze igihe muri ako kazi yari asanzwe ahakora nsanga ari kumwe n'umuntu w'umusore ariko uwo musore ngo yari mushyashya muri ako kazi aribwo aje kugatangira noneho numva ngo arimo aramubwira ngo aka kazi dufite ubu ngubu aka kazi Imana duhaye ni ubuntu Imana itugiriye ni inzira Imana iduciriye none dore icyo dusabwa turasabwa kugakora dukiranuka ku gato no ku kanini arimo abwira uwo musore abisubiramo ngo aka kazi dukora ni inzira Imana iduciriye turasabwa kugakora tugakiranukamo ku gato no ku kanini numva ni nkaho ngo hari igihe kigiye kuzabaho ubwo abantu batazaba babasha gukora ubwo batazabona n'ako kazi bidashoboka ko bagakora nuko barimo baganira noneho ubwo mba ndahavuye gatoya sinzi uko nagiye kubona n'ubundi mbona ngiye ku rundi ruhande ahagana hirya mbona hahagaze abantu b'abagabo babiri abo bagabo mbona ngo bagiye gutanga ibizami ku bantu abantu bari bagiye guhabwa ibizami bari mu bice bibiri igice kimwe ni icy'abantu biyita abana ugasanga umuntu ntagerageza gushaka Imana ku giti cye ngo afite abamusengera ngo ngenda cyari umwana ngo mama aransengera ngo papa aransengera cyangwa ababyeyi bakavuga bati abana banjye baransengera ugasanga mbese uhora uri umwana ntabwo ushaka gukura
ngo umenye nawe umenye se imana yanjye nayibona gute? Imana nayibona nte, nayishaka gute? Kandi ijambo ryarambwiye ngo ntabwo iri kure y'umuntu wese. Umuntu wese uyishatse arayibona, ariko biradusaba imbaraga bene data. Noneho numva uwusubiza aravuze ngo ntabwo umuntu wese uvuga ngo ndi umwana, umuntu wese ufite imyaka guhera kuri 12 kuzamura hejuru, uwo nguwo ni mukuru, uwo nguwo afite urubanza imbere y'Imana, uwo nguwo afitanye urubanza n'Imana. Ntuzibwire ngo uri umwana, kuko igihe kizagera ucibwa urubanza nk'umuntu ufite ubwenge. Hanyuma uwa kabiri yavugaga ku ruhande rw'abantu bavuga ko gukiranuka hari limite bifite, ariko uwasubizaga aravuga ngo gukiranuka nta herezo bifite, ku muntu wese ugihumeka agomba gukiranuka kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe cyangwa Kristo agarutse. Nkiri aha ngaha gatoya bene data, ndabinginga kugira ngo hahe kugira umuntu ukerensa ibintu by'Imana, ngo bifate nk'ibintu biri aho gutyo, ngo uvuge ngo njyewe kuko ndi umuntu w'umusirimu agakiza ngomba kugendana, mbese ngomba gusirimuka, se ngomba kwifata nk'umuturage. Abantu bishyizemo ko gukizwa ari ubuturage, ariko iyo ukijijwe neza Imana yikugiriye imbabazi, hari ibintu ureka nawe ubwawe ukabona biguteye isoni. Nta muntu wakubwiye ngo bireke, nta muntu wakubwiye ngo bireke, ariko kubera ko wamaze kwakira Imana muri wowe, Imana yonyine ikubwira ibyo ugomba kureka kandi ukabireka. Ariko niba ukicarana n'abagambanyi, ngo kubera ko ari abantu b'inyangamugayo, ngo kubera ko ari abantu b'abasirimu, ngo mbese ntushake guhamya Imana muri bo, ngo kugira ngo utiteranya. Mwene data, ndakubwiye ngo niba ugishaka ukundwa, mbese ngo abantu batamvuga nabi, abantu batanyanga, umva uracyafite ikibazo. Imana igutabare cyane. Dukwiye gukiranuka kugeza ku gihe. Hari mwene data wavuze ngo dukwiye gukiranuka na hahandi mbese umuntu aba ari wenyine wagiye nko mu bwiherero. Aho ni ahantu ubona mbese abantu dufata nk'ahantu haciriritse hari aho ngaho, ariko hari ahantu naho icyubahiro cyane rwose. Niba uvuye mu bwiherero ugasanga usize uteje ikibazo cy'undi muntu uri bwinjiremo, ujye wisuzuma urebe ko icyo kibazo uteje utabigizemo uruhare, utabikoranye ubushake. Niba wabikoze wabigambiriye, umenye ko ufite urubanza. Twitoze gukiranuka ku tuntu twose, imyanda yose, imicafu yose. Imana iduha imbaraga n'ukuri. Ntago byoroshye gukiranuka, ariko birashoboka, kuko hari abazadutsinda babishoboye, abatubanjirije barakiranutse, bemera guhara amagara yabo, ntibanga no gupfa. Imana dufashe bene data, Imana dutabare. Iyo ngeze kuri abo bantu numva agahinda kanyishe, numva ngize umubabaro, nkumva ndibaza se njyewe ndi iki? Imana duha imbaraga. Dusenge dusaba imbaraga z'umwuka wera, dusenge dusaba ububyutse, dusenge dusaba imbaraga zo kwezwa. Imana dutabare n'ukuri. Ndababwira nanjye nibwira ninjye ubanza kwibwira wa mbere, kugira ngo Imana inkomeze ntazaruhira ubusa. Biragatsindwa kuruhira ubusa mwene data. Isi ntiwayiriye, ibyayo ntunabizi, cyangwa se wari ubizi ubivamo urabireka, none nijoro koko umuntu azarihombe? Biragatsindwa n'Uwiteka. Imana dutabare cyane. Hanyuma ibyo birangiye, nibwo n'ubundi nyuma yaho nabwiwe amagambo abiri. Ayo magambo abiri numva ngo arareba abera b'Imana, cyangwa se nabivuga gute, abana b'Imana. Ijambo rya mbere riravuga ngo kwitegereza, irya kabiri ravuga ngo kwezwa. Iryo jwi rirambwira ngo kandi ubwo butumwa nubwo abahaza amagara yabo. Bene data, tugeze mu gihe cyo kwitegereza, tugakanura cyane. Ntabwo ari igihe cyo gupfa kumiragura ibije byose ngo twirukanke duhurura nabyo, reka da. Tugeze mu gihe cyo kwitonda tukareba neza. Turi mu gihe cy'amayoberane. Umva ndakubwiye, hariho kwiyoberanya gukomeye cyane k'umwanzi.
biradusaba kuba maso, kandi ntabwo uzaba maso wirirwa mu kivunge, wirirwa mu kavuyo, wirirwa mu bintu bya rwaserera bidasobanutse. Biragusaba ko ufata igihe cyawe cyo kwegerana n'Imana, niho umuntu akura imbaraga. Ariko iyo turi mu mirimo isanzwe, turi mu bantu benshi, turi mu biki, ubusanga umuntu nyine umva watakaye, utabaye maso uratakara rwose. None se niba utakariye aho ukaba udafata n'umwanya wo kwihera n'Imana, urumva bizagenda biti? Imbaraga se zavahe? Imana idushoboze bene data, ndababwira nanjye nibwira, Imana iduha imbaraga cyane. Igihe cyo kwitegereza, turi mu gihe cyo kwezwa, kwitoza kwezwa ku gato no ku kanini, nk'uko n'ubundi mu butumwa bwa mbere byavuzwe. Urumva ko byisubiyemo. Imana ihabwa icyubahiro. Navuga byinshi, reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 16 umurongo wa 24 turageza kuri 26. Maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Amen. Reka dusome irindi jambo rimwe hano riri mu Baheburayo ibice 10, turasoma umurongo umwe gusa wa 38. Harambwira ngo, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Amen. Imana idufashe cyane bene data, duharanire kwezwa, duharanire gukiranuka, kandi twitegereze iby'iminsi n'ibihe dusohoyemo, dusoma ijambo ry'Imana uko Imana idushoboje, dusenga ubudasiba, tugerageza kwitandukanya bene, nabwo ngo tuve mu bigare. Ntabwo ari igihe cyo kuba mu bigare, ndababwiza ukuri. Nta kintu kizima uzakura mu kigare usibye amagambo, usibye kuzimura, usibye gusebanya, usibye umva ibintu bisabikira nibyo ya mu bigare. Nta bindi bihari, nta bindi bihari uzahasanga. Umva abantu uzasanga bateranye batavuga Imana, mbese bavuga ibindi bintu bitandukanye, akenshi ibintu biba bivugirwamo ntago ari bizima. Imana idutabare. Ntago bitubuza kubana n'abantu, tubane n'abariko wirinde bataguhindura. Niba udafite imbaraga zo kubahindura, iruke usohoke muri icyo kigari, kandi nusohokamo Imana izakwiyereka. Nufata ibihe byo kubana n'Imana uzabona ubwiza bwayo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Iyerekwa nuko ryarangiye, hanyuma n'ijambo ry'Imana riherekeza ubutumwa ryari ryo ngiryo nsomye, namwe nasomye mbere. Imana ikomeze ibashyigikire, Imana ibiteho, kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amen. Imana ihungiraho, duhungire muri Yesu. Imana ihungiraho, duhunge tuve mu byaha, muze duhunge. Imana ihungiraho, Imana ihungiraho.